Muri iyi nkuru itangaje tubona mu mateka, tugiye kurebera hamwe uburyo Nyagasani yarimbuye umujyi wose n'abari bawutuyemo bose ku gihe cy'intumwa y'Imana Loti, maze akawubika ndetse akawumanuriraho imvura y'amabuye ashyushye. Abari bawutuyemo bose bagapfa bagashira, ntihagira n'umwe urokoka kubera icyaha cy'ubutinganyi bari baragize akamenyero. Uti byagenze gute? Umunyacyubahiro akaba n'intumwa y'Imana Loti yari mubyara w'intumwa y'Imana Aburahamu, cyangwa se mu cyarabu bakunze kwita Ibrahim. Izina ry'iyi ntumwa y'Imana Loti rigaruka mu gitabo QUR'AN inshuro 27 zose. Iyi ntumwa yabaga ahitwa Babul, ariko iza kwimukana n'intumwa y'Imana Ibrahim bajya kuba ahantu hitwa SODOMA. Uyu rero akaba ari umujyi wari wuzuyemo ubwangizi bwinshi cyane, ndetse bivanze n'ubuyobe bw'abari bahatuye, aho mu mateka tubona ko ibikorwa bibi abo bantu ba Sodoma bakoraga byari byinshi, ariko ibyari bibi kurushaho ni ubutinganyi bwari bwarababayeho nk'umuco, aho abagabo baryamanaga n'abagabo bagenzi babo ndetse n'abagore bakaryamana n'abagore bagenzi babo. Bamwe mu bari batuye muri uwo mujyi icyo gikorwa cy'ubutinganyi baracyangaga cyane, maze bajya kubiregera intumwa y'Imana Aburahamu aho yabaga, maze intumwa y'Imana Aburahamu afata umwanzuro wo kohereza mubyara wayo Loti nk'umubwirizabutumwa muri ako gace ngo ajye kubwiriza abo bakoraga icyo gikorwa kigayitse, maze kandi abereke inzira y'ukuri. Maze intumwa y'Imana Loti arabyemera, ajya kubwiriza muri iyo mijyi yari yuzuyemo ubwo bwangizi, ariyo Sodoma na Gomora. Intumwa y'Imana Loti rero akihagera yatangiye kubabwiriza ababwira ati, mutinye Imana, mugane inzira y'ukuri, ibyo bikorwa bibi mukora mubireke kuko ni ubuyobe. Nyagasani azabarimbura mwese. Muramenye mwe gutinyuka Imana Nyagasani muyisuzugura, ahubwo muyitinye kandi mujye muhora muyibuka kenshi. Umunyacyubahiro Loti yakomeje gukora uko ashoboye kose n'umutima we wose ngo akure mu buyobe ndetse anayobore mu nzira y'ukuri abari batuye muri uwo mujyi wa Sodoma, ariko ikibabaje nuko banze kumwumva, bakomeza inzira yabo y'ubwangizi n'ubuyobe, ahubwo bafata umwanzuro wo kumwihanangiriza bamubwira ko nakomeza gukora ibyo ari gukora bazamwirukana muri uwo mujyi agashaka ahandi ajya. Iyo turebye mu mahadithi ndetse n'amatafsiri ya QUR'AN, tubonamo ko abantu bo ku gihe cy'intumwa y'Imana Loti bakoraga ibikorwa bibi cyane kandi binagayitse, aho twavugamo nk'ubutinganyi, gutukana ibitutsi biteye isoni, gukina urusimbi, imiziki, kwiyambika ubusa buri gihe bateraniye ahantu hamwe, ntibitaga ku isuku, ntibisukuraga nyuma yo kuva mu bwiherero, batangiraga abantu ku muhanda bibereye ku rugendo, maze bakabahatira kugana inzira y'ubutinganyi. Bishyiraga hejuru cyane, nta soni bagiraga kandi ntibiyubahaga, ntibahishaga ubwambure bwabo. Abagabo baryamanaga n'abagabo bagenzi babo ndetse n'abagore bakaryamana n'abagore bagenzi babo, n'ibindi n'ibindi. Nyagasani arimbura abantu bo kwa Loti. Nyuma rero yuko intumwa y'Imana Loti amaze gucika intege kubwo kunanizwa n'abantu yatumweho, Nyagasani yamwoherereje abamarayika iwabo, ariko baza bari mu ishusho y'abasore beza cyane kandi ntibamwibwira. Niko kugera iwabo arabakira neza, maze bamubwira ko ari abagenzi, ariko bakaba bifuje kumusura iwabo. Nyuma yuko umufasha w'intumwa y'Imana Loti amenye ko hari abashyitsi baje gusura iyo ntumwa, yahise yihutira kujya kubwira rubanda ko hari abasore beza cyane baje gusura umugabo we. Maze inkozi z'ibibi zikibyumva zigaba igitero ku rugo rwa Loti, maze zibwira intumwa y'Imana Loti ko zumvishe amakuru yuko hari abasore beza baje kumusura, bityo ngo zikaba zifuza ko babonana. Loti yanga ko binjira, niko kubasubiza ko yiteguye kubashyingira abakobwa be, aho kugira ngo bararikire abo bahungu bagenzi babo bari baje kumusura. Ariko bibi by'ubusa, izo nkozi z'ibibi zikomeza kumutesha umutwe, zivuga ko zishaka abo basore, akaba ariko intumwa y'Imana Loti nawe akomeza guhangayikira abo bashyitsi. Ntibyatinze bashyitsi bamaze kubona ko uguhangayika kw'intumwa y'Imana Loti gukomeje kuba kwinshi,
nibwo bahise bibwira intumwa y'Imana Loti ko ari abamarayika boherejwe na Nyagasani kuza kumusura, maze asubiza umutima mu gitereko arishima cyane. Bamuha amakuru yuko inkozi z'ibibi ntacyo zizamutwara kuko ntaho zizamubona, maze bakomeza kumubwira ko agomba gusohoka mu mujyi yari atuyemo muri iryo joro, agahungana n'umuryango we ukuyemo umugore we, kuko we azagerwaho n'ibihano nk'ibyo abari batuye muri uwo mujyi bazagerwaho, kuko nawe yabarizwaga mu nkozi z'ibibi. Nuko intumwa y'Imana Loti afata umuryango we wose arahunga, maze Nyagasani arimbura umujyi wose, arawubika ndetse awumanuriraho imvura y'amabuye ashyushye cyane. Bose barapfa, barashira, barakunguka, ntihagira n'umwe usigara. Iryo ni ryo herezo ry'abatinganyi.